urimo uribaza rero ngo gukora imibonano cyane n'umuntu umwe kandi ntimwikingire ariko ugasanga ntasama uti biterwa n'iki? Cyane cyane ko wavugaga ngo n'umukobwa bisobanura ko mutaranarushinga, ariko niyo mwaba mwararushinze nese wari ubizi yuko umuntu urushinze agatangira gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore we cyangwa n'umugabo we niyo haba buri munsi, bidasobanura ko byanze bikunze hazahita habaho gutera inda. Ubundi basobanura yuko ingo zirushinze umugore atagiye atwite, ingo zirushinze ni nkeya cyane zishobora guhita zisama mu kwezi kwa mbere, inyinshi zitangira gusama mu mezi 6 ya mbere, ndetse hakaba n'izisama mu mwaka wa mbere, noneho hakagira nkeya zizasigara hafi mu myaka 2 ya mbere zitarabasha kubona urubyaro cyangwa se kugira ngo habeho gusama inda. Iyo rero imyaka 2 imaze kurenga nibwo hatangira kuba kwa muganga babifata nk'ibidasanzwe, bagatangira kubyitaho, bagatangira kukurebera niba hari ikitagenda cyangwa se niba hari icyo bagufasha kugira ngo bikunde, ariko mbere yaho biba ari ibisanzwe. Donc bisobanura ngo nyine gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo bisobanura byanze bikunze ko iyo ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye uhita utera inda cyangwa se ko umuntu ahita asama, ntabwo ari cyo bisobanura, ariko amahirwe menshi cyane yo gusama aba ahari kubera ko nyine mwakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Nanone uko umuntu akiri mutoya mu myaka niko gusama biba vuba. Donc kuba ukoze imibonano mpuzabitsina inshuro imwe ukaba wahita usama, cyangwa se undi agasama ariko ayikoze inshuro 2 cyangwa 3. Uko ugenda ukura kurushaho niko igihe bitwara kugira ngo ubashe gusama kigenda kirushaho gutinda, kigenda kirushaho kwiyongera. Noneho bikazagera muri ya myaka ya hejuru ya za 35, noneho hejuru ya za 40 uba wageze mu gihe bikomeye pe, ushobora kuba wagumana n'umugabo wawe ntiwigere usama kandi rwose ugifite ubushobozi bwo gusama. Ntabwo rero kuba ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi uri mu gihe cyo gusamamo byanze bikunze bivuga yuko ugomba gusama. Ushobora kuba utasama kandi uri muzima nta kibazo gihari, ariko hari n'igihe ushobora kudasama hari ibindi ibibazo bishobora kuba biri ku ruhande rw'umukobwa cyangwa umugore, cyangwa ibibazo bishobora kuba biri ku ruhande rw'umuhungu cyangwa umugabo, cyangwa ibibazo mufatanyije mwembi. Nabisobanuye kenshi ko hari igihe ushobora kutabasha gutera inda kanaka, ariko wakora imibonano mpuzabitsina na kanaka wundi ukamutera inda. Nabyo ni ibintu bishoboka.